Hello guys, twongeye kubasuhuza abakurikiye ibiganiro kuri Baza Tech TV. Uyu ni umwanya mwiza wo kubereka uburyo bwiza bwo gutwara izi modoka zitwa Prius. Izi modoka abantu benshi mujya mumbwira ngo boîte yapfuye buri kanya, ngo habayemo ikibazo. Uyu munsi ndashaka ko tugikemura, nkakwereka intambwe ku ntambwe y'uburyo iyi modoka ugomba kwitwara boîte yayo ntigire ikibazo. Ukaba wayimarana igihe kirekire, amabatiri bajya bavuga ngo ahita apfa, ngo ahita asaza. Iki kiganiro nukirangiza ndaza kukubwira igituma za batiri bajyaga bavuga ngo zihita zipfa, ngo zigasaza zizi modoka, icyajyaga kibitera. Uraza kukimenya ahangaha rwose kuri iyi Baza Tech TV. Tugendanira akantu kandi reka turebere hamwe uburyo batwara ino modoka, uburyo bwiza. Iyi modoka uburyo bayitwaramo rero nkuko nari mbibabwiye twihuse, kuko iyi video ntabwo turi buze kwitindamo, ni ukubereka nkakwigisha uburyo iyi modoka wayitwara mu buryo bwiza, kandi iyi modoka ukaba wayitwara ukayirinda ikibazo cya batiri kikaba cyakemutse, n'ibindi bibazo byose bajya bakubwira kuri izi modoka. Twihuse rero, uraza ukurikira intambwe ku ntambwe, uraza ukaborokora imodoka yawe ukinjiramo. Wow! Iyo winjiye mu modoka, muri izi modoka urabanza ukitegereza ibintu byose birimo. Ubu imodoka yanjye namaze kuyicaramo, nizere ko murimo kubireba. Hanyuma hari ibintu byinshi uhita witaho kuri izi modoka iyo umaze kuyigeramo. Ikintu cya mbere ubanza ukamenya ngo hari hasi kuri pedale hari iki. Ahangaha nimba muri kwitegereza neza, hari pedale iriho icyo ubona kinini cyane, ariyo yo ku ruhande y'uruhande rw'ibumoso. Hakaba n'akandi gapedale gatoya hano ku ruhande rw'iburyo murimo kureba ahangaha. Aka ni ukuvuga ngo rero ikinjira mu modoka yawe, gerageza ibi bintu ubuzi neza ahantu biri mu mutwe wawe, cyangwa ubanza uharebe n'amaso mu gihe utabimenyereye. Nk'uko turi kubibabwira rero, ibi birenge, iki kinini cyane nicyo cya feri. Ni ukuvuga ngo iyi ni feri, iki kinini cyane uri kureba, hanyuma kiri ku ruhande rw'ibumoso, hanyuma iki cyo hino aricyo gitoya nicyo cy'umuriro. Umuntu wese uri kugenda mu modoka, mu gihe ubona iri kugenda, iki kirenge gitoya nicyo umuntu aba ari kugenda akandagiye. Ni ukuvuga ngo mu gihe agiye guhagarara, ni iki kirenge kinini. Ni ukuvuga ngo izi modoka za automatique bisobanuye ko ukoresha ukuguru kumwe kw'iburyo. Ni ukuvuga ngo kuba kuva hano kuri feri, hano hagati kuri iki kinini kukajya ku muriro. Ubu ni ukuvuga ngo hano umuriro niwo umuntu agenda akandagiye, nta bintu biba bigoye ku modoka za automatique. Akaguru kamwe karahagije kuyitwara k'iburyo. Uza hano kuri feri, wayivaho feri wenda uri uhagaze muri ambutiyaje, ukajya ku kariro kawe, cyangwa mu gihe uri kwatsa ugakandagira iyi feri. Ndumva byumvikanye cyane. Ni ukuvuga ngo kuyitwara rero nta bwenge buba burimo, ni ugukandagira akariro gusa, ukanaza kuri iyi nyuguti ukareba ko iri kuri, ni ukuvuga ngo ukareba ko iyi nyuguti iri hano, ko washyize iyi roviye yawe hano ku nyuguti ya da, ubundi ukayobora neza witonze, ukanacekinga ko feri yawe wayikuyemo. Ya feri yawe ugacekinga ko wayikuyemo. Imodoka ihita igenda, nta bwenge buba burimo. Hanyuma ikindi kintu ugomba kubanza ukamenya, nimba umaze kumenya isi pedale, ugomba no kubuzi hano kuri boîte de vitesse. Aha hantu kuri iyi, aha hantu rwose ni naho turi burebe cyane, uhitegereze neza cyane. Aha hantu nimba uri kuhareba, hari inyuguti ya pa. Nizere ko umuntu wese ari kuyireba iyi pa. Hakaba n'inyuguti ya L, hakaba n'inyuguti ya N, hakaba n'inyuguti ya D, hakaba n'inyuguti ya B. Abantu benshi ntabwo izi nyuguti bazi ikintu zikora. Izi nyuguti abantu benshi batwara izi modoka ariko batazi ikintu zikora. Ngiye kuzigusobanura mu gihe gito cyane, uhita umenya izi nyuguti zose nimba uri kuzireba neza. Iyi pa isobanura yuko ubushyize muri parking. Iyi pa nimba murimo kuyireba ngiyi. Hanyuma iyi L isobanura ko ugiye gusubiza modoka inyuma, reverse. Iyi N ivuga netere yuko inyuma nta kintu, ivuga ko inyuma, ahangaha N ivuga ko nta vitesse irimo, ushobora kugenda mu gihe waba uri kwisunika, udashaka yuko abantu bari kwisunika, wenda mu gihe yagize ikibazo cyangwa uri kumanuka ahantu udashakamo vitesse. Hanyuma aha haba inyuguti ya D, niho bagendera depart. Ni ukuvuga ngo ahangaha niho D, niho umuntu agendera igice cyo cyose muri izi modoka za automatique. Iyi B ikoreshwa ahantu habi, hanyerera, hafite ibibazo, mbese ubona ko hatera imodoka ikibazo, ituma imodoka ifata hasi. Nizere ko utu tuntu mutwumvise. Turebe neza, ndagira ngo muturebe neza. Iyi pa nayivuze isobanura parking mu gihe imodoka ihagaze. Iyi L isobanura reverse. Nekereze ko mwese murimo kubyumva. Iyi N isobanura ko nta vitesse irimo mu gihe imodoka yagize ikibazo cyangwa ushaka kuyimanura nta vitesse, gusa si byiza.
buwate buri kuyica, hanyuma D ni ukuvuga ngo niho ugendera mu gihe uri kugenda, hanyuma iyi B nababwiye kuyishyiramo mu gihe ugeze ahantu habi ubona hanyerera afite ibibazo hazamuka nabona ko imodoka ishaka kugira biba bigira ngo imodoka uyishyire igendera ahantu heza cyane kandi bibe bikomeye. Twihuse rero tugiye kureba uburyo imodoka bayitwara nk'uko wari ubyumvise gatoya. Gerageze wumve neza ukurikira uburyo ino modoka bayitwara. Iyi modoka ni ukuvuga ngo kontake mu gukata imodoka ntabwo umuntu akata inshuro imwe, ukata kabiri. Nuvuga ngo iyo ukase inshuro ya mbere imodoka iramarika, inshuro ya kabiri ukaba uri kudemara. Reka twihute rero tubirebe. Dore ubu nkubisemo kontake yanjye, turabirebera hano. Ubu dore nyishyizemo, urumva imodoka itangiye gusona, hanyuma tubirebera hano muri taburo. Urabona muri taburo ibintu iri kutwereka ino modoka, iratwereka ko umuryango hari umuryango ufunguye. Ho cameraman ari gukamera, donc umuryango umwe urafunguye, ibiri kubyerekana. Dore iyo ukase rimwe rero, iyo ukase rimwe bimera gutya, ntago imodoka iba yatse. Ntekereza ko biri kumvikana. Iyo ukase rimwe ntabwo imodoka iba yatse. Ntekereza ko birimo kumvikana. Hari ibitatse. Dore nongere nsubizeyo kontake yanjye, imodoka ntabwo iba yatse. Kwatsa ino modoka rero ujyana inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri gutya. Tayari ubu tuvugana imodoka irimo kwaka. Kuko ikintu kirimo nabikwereke ko iri kwaka. Itegereza ari ahantu kuri za vitesi nakubwiraga, dore nigeze kukubwira ngo imodoka iri muri pa iba iri hano. Nizere ko murimo kuhareba. Umva yamaze no kwaka. Noneho reverse mu gihe dushaka gusubira inyuma. Ya N nababwiye ngiyo. Nizere ko murimo kubireba neza. Reba ya D nababwiye ari yo umuntu agenderamo buryo imodoka zose za automatique nahangaha baba bari kugendera. Noneho reba ya B nakubwiye ni hano. Ahangaha hatuma imodoka ifata hasi bikagenda neza. Hanyuma rero tugiye kureba koko ko ibyo twize bikora. Tugiye gusubiza ino modoka yacu inyuma gakeya turebe no kuvuga ngo uburyo tugiye kubigenzamo niyo twanabikora urugero ufunguye. No kuvuga ngo ubwo tugiye niba imodoka utaruzi ukuntu bayitwara, tugiye gufata ya rovier d'office nababwiye tuyijyane mu nyuguti ya R kuko turashaka gusubira inyuma. Hano ubu gutya nyishyizemo, hanyuma turava ubu nakandagiye feri, modoka yatse, turakandagira ku kaburiro gake cyane dusubira inyuma gake. Ntekereza ko biri kumvikana. Ubu ngiye kuvana ikirenge cyanjye kuri feri nyijyane ku kariro gake. Dore dore reba imodoka yawe igenda, reba itegereze. Wabibonye? Nukuvuga ngo imodoka iragenda. Dore imodoka ikaba irimo kugenda. Reba neza. Nukuvuga ngo noneho tugiye gusubira imbere. Urebe gusubira imbere ubwo turahita dushyira muri ya D nababwiye. Ubu hano nshyize muri D, hanyuma dore nsubiye imbere. Dore imodoka. Ugasubira imbere ukagenda ukagera ahantu ushaka kugera. Ntekereza ko biri kumvikana. Noneho ya N nababwiye no kuvuga ngo ubu nyishyizemo nk'ubantu nayishyizemo, umuntu asunitse imodoka yagenda. Reka nabyo tubirebe. Ubu no kuvuga ngo dore ubu urabona imodoka nayivuyemo, ariko nshaka nko kuyisubiza inyuma ngashyira muri ya N, ushobora no kuyisunika gutya imodoka ikagenda. Reba reba imodoka ni jyenyine ndimo kuyisunika. Reba imodoka. Uri wenyine kuvuga ngo imodoka wayisunika. Reba ndi kuyijyana. Reba itegereza imodoka. Reba nukuvuga ngo iyo ushaka rero ko imodoka wayitwara nta ntusirimo. Dore ubu ni bwo buryo bwiza bwo kuba n'imodoka iyo ugiye kuyikora ikajya yitwara. Nukuvuga ngo ni hano hantu ushyira, ni agacipu ushyiramo gusa, warangiza imodoka yawe ikajya yitwara. Ntekereza ko mubyumvise guys. Twihuta rero ndashaka yuko tubabwira igituma za modoka mwajyaga muvuga ngo amabatiri arapfa, ngo izi modoka ngo byaranze. Dusoza video ndagira ngo wumve ikintu gituma izi batiri zawe zajyaga. Ntekereza ko ndashaka ko mbibabwira nicaye muri iyi modoka, mwese murimo kubireba. Ibintu bituma izi modoka amabatiri yazapfa byumve neza guys. Ikintu cya mbere ni ukuyitwara ino modoka ugamaramo essence, yamara gushiramo essence batiri zikagenda zonyine essence yashizemo. Izi modoka nk'ingi nakubwiye ikoresha batiri yarangiza igakoresha na essence bishinzwe kuza ikatsa moteri gakeya kugira ngo bicaginge ya batiri yawe. Batiri zamara kuzura igakupa system ya essence. Ikintu cya mbere rero gituma izi batiri zipfa n'izi modoka zigapfa, umuntu arayitwara yarangiza essence igashiramo, yashiramo nabyiteho igakoresha batiri na batiri zigashiramo umuriro. Iyo zishizemo umuriro guys, batiri zihita zitangira kugira ibibazo. Uwo mwanya zikimaramo umuriro ntabwo byemeye ko zimaramo umuriro ngo zibure system iziha umuriro. Ndumva biri kumvikana. Icyo ni kimwe.
Ikindi kintu cya kabiri cyica zino buwate kikanayica biriya bintu byose nababwiye ni kwa gushyiramo vitesse utakandagiye feri. Abantu benshi ntabwo bari babizi, bapfa guhita baza bagashyiramo niba ari vitesse niba ari rivanze batakandagiye feri. Niba ugiye gushyiramo vitesse yawe muri iyi modoka ugiye guhaguruka cyangwa ugiye kugenda, banza ukandagire guys kuri feri kandi uyikandagire uyigeze hasi. Ntekereza uko biri kumvikana. Urakandagira feri ukayigeza hasi, iri ni ibanga mbabwiye, itageze hasi uba uri kwica buwate yawe. Ntabwo ushobora kumara umwaka iyo buwate itarapfa. Niho hantu uzagenda imodoka ukumva yanze guhindura, yanze yagize ibibazo bimeze nka gutyo. Ikindi kintu cya nyuma gituma buwate ipfa tukigendanemo ni nacyo cya nyuma mbashimira ahantu mugeze kuri iyi video bayikurikiranye cyane. Icya nyuma gituma buwate ipfa, banza ukore subscribe, ukore share, iyi video uyilikinge, mbone za like nyinshi ubundi ndaje mbakorera indi video y'izindi modoka. Uko ndashaka kubereka imodoka 150 uburyo bazitwaramo. Nuzagira ikibazo ujye cyandika muri comment, ndahita nzangisubize. Buri munsi nzajya mbashyiraho imodoka uburyo bayitwara n'uburyo imeze imbere. Hanyuma icyanyuma gituma buwate ipfa kigatuma n'iyi modoka itaramba ni ukuyitwara harimo feriyame. Feriyame guys, yibuke kuri izi modoka, niba utayizi yirebe uyibuke icyo twita feriyame. Feriyame ndashaka ko hano tuyibereka tukanayisorezaho. Iki kintu cyitwa feriyame abantu benshi, abashoferi benshi babaswa batwara imodoka irimo feriyame, kuko feriyame ntabwo ibuza imodoka kugenda. Izi modoka zo nziza ziri gusohoka muri uyu mwaka rero feriyame yazo ni buto, kandi nzabibereka ni buto, nta nubwo umenya ko irimo iyo utari umushoferi wo musiniya ngo witegereze muri taburo neza. Reka turebe iyi feriyame rero, kuko nicyo kintu kibi ugomba kujya witondera mbere y'ibindi bintu byose byo kugira ngo uhagurutse imodoka. Dore feriyame ni iyi ngiyi, nitegereze ko barimo kuyibereka neza. Dore feriyame twavugaga ni iyi ngiyi, dore aka kantu kitwa feriyame, dore ubu kuyizamura ni ukuyishyiramo, ubu turazamuye gutya ni ukuyimanura. Mbere yo kujyana imodoka yawe ugende rero banza urebe ko feriyame yawe itazamuye. Iyo izamuye gutya irimo ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye. Ibi byangiza imodoka, bikangiza buwate, bikangiza ibintu byinshi cyane ku modoka. Feriyame gerageza urebe neza ko rwose feriyame wawe wayimanuye neza. Hanyuma urebe ko iyi levier de vitesse mu gihe cyo kuzimya imodoka iri muri parking. Ibi bintu bizagufasha. Nekereza ko urabona ko twajyanye muri parking. Nuko nguko basoza imodoka, ujyana iyi levier muri parking, warangiza feriyame yawe ukayizamura neza hano. Nekereza ko mubyumvise. Dore feriyame, dore ngiyi levier de vitesse. Ibi bintu ugomba kujya ubyitaho buri gihe. Niba ugiye kuzimya imodoka ugiye kuyivamo, zamura feriyame yawe, hanyuma n'iyi levier de vitesse uyijyane muri park. Turabakunda cyane, muko nakagaruka kuri Bazatech TV, mukande subscribe mwese, murakoze cyane. Ciao ciao, naho kuzindi video.